Yesu ashimwe. CRT Canaan Revival Temple ni itorero rya Kristo mu Rwanda no ku isi hose. Ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mbaganirize ku ijambo riri muri Yesaya ibice 63 uhereye ku murongo wa 7 ukageza ku murongo wa 10. Uwa 7 haravuga ngo nzajya nogeza ibyo Uwiteka yangiriye neza nishimwe rye. Ibyo yaduhaye byose nzajya mbivuga uko bingana, muvuge n'ibyiza byinshi yagiriye inzu ya Isirayeli, ibyo yabahereye ubuntu nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. Kuko yavuze ati nukuri aba ni abantu banjye, abana batariganya, nuko ababera umukiza. Yababaranye nabo mu mibabaro yabo yose, na marayika uhora imbere ye yajyaga abakiza. Urukundo rwe n'imbabazi ze nibyo byamuteye kubacungura. Yarabateruraga akabaheka iminsi yose ya kera. Iyo ni Imana yabwiraga Abisirayeli igihe yabakuraga mu gihugu cya Misiri, baruhijwe bababaye n'uburetwa. Imana yabakoreye ibintu bikomeye isi igenderaho, cyangwa ijambo ry'Imana ritwereka ukuntu abantu bubaha ibyo bitangaza Imana yakoze. Rimwe usanga tunegura Abisirayeli tukavuga ngo Abisirayeli bwari ubwoko butagonda ijosi, ngo Imana itandukanyije inyanja ngo jyewe sinayibagirwa, ngo sinayireka, ngo ikuye amazi mu rutare nkabireba, ngo ntabwo nayireka, ntabwo nayibagirwa, ngo ikoze ibikomeye ikampa amani ikava mu ijuru nkarya. ngo iyo Mana bari abantu rwose ntabwo bubahaga Imana. Ariko urabeshye, kuko nawe ibyo imaze kugukorera, hari aho yaguhekaga, hari aho yakugaburiye, hari aho yakwambikaga, hari ahantu yagukuye hameze nk'ibanga. Aho hose ukwiye kujya ubyibuka. Byaba byiza ko twibuka Imana tutari mu makuba, ntituyiha agaciro kuko twabuze igisubizo. Imana ikunda kuyubaha no gushima mu gihe icyo ari cyo cyose. Kubiri iravuga ngo mu gihe gikwiye n'ikidakwiye dukwiye kuba twubaha Imana, ngo dusenge n'ubudasiba ye. Ahubwo muri iyi minsi usanga banegura ubusenze buri munsi, ahubwo akarya buri munsi, agakora n'ibindi buri munsi, agakora n'ibyaha buri munsi, ariko gusenga kukaba guke. Dukwiye gusenga buri munsi aho turi hose no mu kazi kacu. Njya nkunda kubwira abantu nitore nkavuga ngo we have to pray hard and work hard. Ni byiza ku isi yose yahitamo n'umunsi wo gusenga cyangwa wo gushima Imana. Usanga isi yarahisemo iminsi bizihiza ibintu runaka, nayo ntabwo ari mibi, ariko byibuze hahitemo umunsi umwe wo kubaha Imana ntiyaturemye, cyangwa tuyishima buri muntu wenda mu kwizera ko. Usanga uwo munsi udahari. Niyo aba ari igihugu usanga iyo gikoze ibitangaza kiba ari igihugu ku giti cyacyo, ariko ugasanga gushima nk'umuryango, nk'umuntu ku giti cye, nk'igihugu gufata amashimwe ngo bahagarare bashima Imana bibaho gake cyane. Usanga ahubwo abantu bibuka abatarabahaye amazi bene wabo, batabagaburiye, batabacumbikiye, batabambitse, batabahaye minerval igihe bari bayikeneye. Usanga umuntu yibuka ibyo, kandi Imana ntabwo ikunda kwibuka ibya kera. Ngo mwibagirwe ibiri inyuma, musingire ibiri imbere. Mwibagirwe ibya kera, mugire n'imbabazi, ko Imana igira urukundo igakunda n'ubabarira. Dukwiye kubabarira ahubwo tukihana tugasenga Imana. Wasanga ibyago bitera isi kubera ibyaha byacu, kubera twibagiwe Imana, twayigomeye, tutayubaha. Cyangwa se nubwo yaba ari Satani wateje ibyago ku isi, Imana ifite ubushobozi mu kuboko kwayo. Harimo imbaraga zirenze izacu, harimo ubutabazi, harimo igisubizo, kuko biriho ngo ibiri mu isi byose byaremwe n'ikiganza cyayo, ngo niyo abihamagaye ngo nabyo birita. Rero nkunda Imana ko ifite ubushobozi. Aho abaganga babuze igisubizo, aho abakomeye babuze igisubizo, aho amafaranga yabuze igisubizo, Imana ifite igisubizo. Nagira ngo tugarukire Imana ko tunihane, cyane cyane itorero rya Kristo. Dukwiye kwihana tugasenga, tugahagarara mu cyuho aho isi buze igisubizo, aho ibyaha birenze urugero. Usanga umugabo ageze aho ashyingiranwa n'undi, umugore agashyingiranwa n'undi. Icyaha n'inyamaswa itakora, umwana w'umuntu akaba ari ugikora, n'ibindi birenze urugero no kubivuga. Dukwiye gusenga tugahagarara mu cyuho nk'itorero. Ndagira ngo mbashimire mbabwira ngo
duhagararaho coronavirus yatigishije isi, abantu social media, ibintu byose nta kindi kivugwa ni coronavirus. Aho kugira ngo bizageze igihe ahubwo tugaruke tuvuga ngo uyu munsi twamamaza imbaraga ze, twumva n'ubuhamya bavuga imbaraga z'Imana. Reka dusenge Imana. Mana, ndagushima, uri Imana ikomeye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nsengeye itorero rya Kristo mu Rwanda, nsengeye Mwami Imana uyu murimo waduhaye wo guhagarara mu cyuho, utubabarire ibyaha byacu twese nk'abashumba cyangwa nk'abakumenye ku isi hose. Ubabarire isi, utabara isi, ugirire neza isi, kuko ukinze ijuru ntawarikingura, kandi ukinguye ijuru ntawarikinga. Uhagaritse imvura cyangwa ikime ku isi ntawakubuza. Uri Imana igira neza, utugirire imbabazi, kuko imbabazi ziri mu kiganza cyawe, n'imbaraga ziri mu kiganza cyawe. Imbabazi zawe ziracyariho kandi zihoraho iteka ryose. Girira neza, udutabara ibyago, uturinde coronavirus izengurutse isi, uturinde n'inzara yaza, uturinde n'ubukene bwaza, uturinde n'ibibi byose byakwaduka. Ubiturinde kuko uri imbaraga za byose. Ugira neza. Nsengeye isi, nsengeye abantu bose, n'abanduye n'abarwayi n'abatararwara. Imbabazi zawe n'ubutabazi bwawe buturuke kuri wowe. Ukinge ukuboko kuko uri Imana. Mbisenze nizeye mu izina ryawe Yesu. Amen. Love you all.